ubuhanuzi burimo ibice bitatu. Yego. Haza ikindi gice cyitwa ubuhanuzi bw'amarangamutima. Dusobanurire nabwo tubimenye. N'ubuhanuzi nge muziho. N'ubuhanuzi bungana nuko nge nkuzi. N'ubuhanuzi bungana nuko mbona twarabaye inzi situation zawe. Yego, uzi ibibazo ufite zawe. Inzi aho ukorera, inzi ukuteye, inzi ibyo ukunda, inzi ibyo uko mumeze mu rugo. Najya kuguhanurira nkaguhanura nshingiye ku ntebe nabonye muri salo, kuri TV nabonye, kuri parafo ndi kureba, nkaguhanura nkimagina, nkavuga ngo nkurikije ibyo ndi kubona, emagiye kugura imodoka. Yego. Ibyo nibyo byitwa amaranga mutima, ariko ni ibintu nsanzwe nkwifuriza wowe. Yego. Si ibibi. Ntago ari ibibi. Hari n'igihe bizari ibibi. Hari n'igihe ngewe nshoboye kuguhanurira ibibi kubera ko ndagukunda. Yego. Ayo maranga mutima yanjye akazana ibibi, nkumva nkwifuriza ibibi. Akaba ari byo unyuza mu bwa buhanuzi. Ariko ndabangira muri Bibiliya. Yego. Kugira ngo ntaza kuvuga ibyanjye. Muribuka umugabo witwa Yehoshafati ari kumwe n'umwami Ahabu. Baganiriye ngo bicaye, Ahabu abwira Yehoshafati aramubwira ati Iramati Galiyadi hari ahacu. None mfasha dutabare tujye gutera Iramati Galiyadi tuhagarure kubera ko hari ahacu. Ngo Yehoshafati aramubwira ati nibyo ndemeye, ingabo zanjye naziguha nk'izawe, abagaragu banjye nk'abawe, amagare yanjye nk'ayawe, amafarashi nk'ayawe. Aramubwira ngo ariko reka tubanze tugisha Imana inama. Yehoshafati yarakiri mu mwuka w'Imana. Yego. Ashaka kugendera mu murongo w'Imana. Yego. Hanyuma ngo bazana abahanuzi bo 450. Yego. Ngo baza guhanura. Ngo barahanura. Uzasome Bibiliya neza. Yego. Ngo barahanura, ngo bose babwira umwami ngo tabara, uzatabaruka amahoro. Bose babahanuzi 400. Bose ngo witwaga Sedekiya ngo yabaje ibyuma by'amahembe, ngo akajya bikomanganya, ngo akavuga ngo Uwiteka niko avuze. Waravuze ngo kuni kuzamenagura ababisha bawe, kuni kuzabica. Yego. Ayo ni amaranga mutima kubera mwuka warujeho. Ariko Bibiliya iravuga ngo uwo mwuka wari uvuye ku Mana. Bibiliya abo bahanuzi ngo uwo mwuka ngo Imana yari yavuze ngo ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabarira Iramati Galiyadi agweyo. Ngo marayika umwe ngo arahaguruka avuga ati ni ngewe. Ngo Imana iramwaza ngo uzabigenza ute? Biramubwira ngo nzajya mu kanwa k'abahanuzi. Urumva atari kuvangirwa? Bivuze ngo ni Imana ishobora ariko no kuvangirwa ngo biturutse ku Mana. Urumva atavangiwe. Ariko ndaza kubwira undi muntu utaravangiye mu bantu. Urumva abantu batavangiye. Gutindaho. Oya reka aho tubatindeho gakeya kugira ngo abantu badukurikiye. Ubu twe tugiye kuzatubwira abantu ubutumwa bwiza ariko tunabashe gusesengura kugira ngo bumve neza. Imana yo yashatse guhana Ahabu. Umwami yari umwami Ahabu. Yego. Ariko avuga ati nta bundi buryo nzamufatamo uretse kumuta mu maboko y'ababisha. Gusa uko uretse kumuta mu maboko y'ababisha. Aravuga ati kari mu maboko y'ababisha kugira ngo azajye kujyayo. Ninde uzamwemeza kugira ngo ajyeyo ariko amwizeza intsinzi. Ajyane yo confidence. Agende yiraye yuko urugamba ari burutsinde. Yego. None kuki Imana yahisemo kunyuza mu bahanuzi n'ubundi bavuga ubuhanuzi ubusanzwe? Wasomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Daniel mu bice 13 ahari rivuga ngo ariko abaca mu masezerano nta mpamvu. Yego. Imana izabayobesha kubashyeshyenga. Iyo wamenyereye Imana ukora ibyaha mu rusengero, yego, utumvira Imana, iyo wabaye akahebwe, iyo wabaye akahebwe urakoze Imana igumisha. Iyo wabaye akahebwe, yego, Imana ikuyobesha kugugushyeshyenga. Yikakubwira ati reka mushyeshyenga, nzaguha umugisha, nzakugirira neza, kandi ibyaha ariko ubikora. Ariko iyo yo ntikubwire kuri bya byaha ikakwihorera. Byabaye byinshi bese byarayinukiye. Wabaye akahebwe, ikuyobesha kugushyeshyenga. Rero kugushyeshyenga ni nko gukomeza kugushukashuka. Wari wabona wende wabaye mu cyaro wambwe kwavukiye Kigali ikibazo cyawe. Twebwe twereka tujya ihene yabaga yakunaniye, ukazana agasafuriya karimo amaminino, ukayishikisha uyishuka kugira ngo shishishishi, ukayishyengesha ayo maminino ikagukurikira ikinjira mu nzu ugahita uyifata. Ibyo babyita gushyeshyenga. Ni nko kugenda uteragura udutete tutugore, ukagenda idukurikira nyine ikajya igeje aho ishaka kujya. Ibyo rero
ni ugushyeshyenga umuntu wabaye akahebwe wananiranye. none bivuze ngo Imana ishobora kunyura mu muhanuzi usanzwe ahanurira avugira Imana pe neza, yego, ahubwo ko wabaye akahebwe, kubera ko wabaye akahebwe noneho Imana ikagushyeshyengera muri wa muhanuzi ibyo akubwiye akabagushyeshyenze noneho wowe ukabikurikiza uzi ngo ni Imana n'ubundi bivuze, n'ubundi ni Imana ibivuze ariko byo kugushyeshyenga. Ubu dufite abantu ubwo ntiwazashora urubanza kurinde ku Mana kandi mutagifitanye ubumwe. twongeye kubasuhuza, tubahaye ikaze mwebwe mudukurikira muri mu Rwanda, namwe mudukurikira mutari mu Rwanda. Turagusuhuje wowe ukunda ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana kuri kamera, ndagira ngo atangire adusuhuza. Japhet, muraho neza? Muraho cyane. Yesu nashimwe. Icyumweru cyiza. Abadive baravuga ngo isabato nziza, umunsi w'ibyishimo, ubunezero. byose ibyishimo n'umunezero n'umundi byose ni kimwe. Rero ndagira ngo twinjize abantu mu isengesho kugira ngo dutangire tubabwiriza ubutumwa bwiza tugiye kubabwira, tubabwira ko no muri no minsi abantu nibabona cano ivuga ubutumwa bwiza ntibakagenda, ahubwo bazajya bakanda kukazogera kugira ngo ubutumwa bwiza bubagereho. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo runaka yaravangiwe. Burya kuvangirwa byo byashoboka. Gusa umuntu nyine bivuze kuvangirwa, si wowe wivangiye. Hari umuntu wakuvangiye. Hari ibyakuvangiye ariko si wowe wabigizemo uruhare. Tuvuge umuntu ashyize ayo mazi mu kirahure, hanyuma umuntu akaza akamenamwe ibintu tutabizi, ubwo umuntu yamuvangiye ariko se wabikoze. Satani rajya avangira abahanuzi. Noneho icyo ni igice kimwe. Habaye ikindi gice cyitwa ubuhanuzi bw'amarangamutima. Yego. Noneho hakaba mu kindi gice cyitwa ubuhanuzi bw'ikinyoma. Ibyo biratandukanye. Urumva atari bice bitatu se? Ubuhanuzi bw'ikinyoma rero nibwo abantu bafite mw'iki gihe. None se ubuhanuzi bw'ikinyoma n'umuhanuzi bw'amarangamutima no kuvangirwa, n'ubuhanuzi bwo kuvangirwa n'ubuhanuzi butatu butandukanye. None se ntabwo byumva, hari umuntu wavangiwe. Satani n'ubundi busanzwe asanzwe ari umuhanuzi. Yego. Uwo muntu akasanzwe nako kanya ushaka kuba urimo guhanura nako kanya ugahita uvangirwa. Satani akakuvangira ako kanya direct, ako kanya kandi wari watangiye uri mu murongo w'Imana. Njyewe negeze mbaho umuhanuzi, njye ndi nk'umuhanuzi. Urimo kutubwira njyewe ndi umuhanuzi, none reka mbaho ubuhamya. Njye ndi umuhanuzi, izi nzira zose zacamo kugira ngo umuntu ahanure. Iyo umuntu agiye guhanura hari ibimenyetso abona, n'abantu bari mwiyerekwa barikora ko ubuhanuzi buvuye mu ijuru baba bireba. Hari ibintu bigaragaza ko umuntu ubuhanuzi byo kumanuka. Umuntu ashoboye kubona ibintu runaka bitandukanye, nzababwira ubutaha. Hanyuma iyo muri maso abahandi bahanuzi bari mw'iryo yerekwa, bari mw'iryo teraniro, cyangwa abandi bagira izo mpano ziyerekwa, cyangwa abantu bashinzwe kugenzura ubuhanuzi bari mw'iryo teraniro, babera amaso ubwo buhanuzi bumanutse aho ngaho. Urwo rusinga uko rugenda ruzerera rushobora kuza rukagera kuri wowe ubwo n'ugukongezanya mu Kinyarwanda. Hanyuma iyo sheni y'ubuhanuzi yikugezeho, bandi babereye maso ubwo buhanuzi baragusengera kugira ngo utavangirwa, kugira ngo Satani ataza kukwinjira akakuvangira. Iyo barangaye rero wahita yinjira, Satani avangira umuhanuzi. Umuhanuzi akomeza hano ariko atazi ko yavangiwe. Abimenya ryari rero? Ashobora no kutabimenya akamara igihe kinini, kuko ashoboye kuvangirwa none ariko ejo ntazavangirwa. Bivuze ngo kuvangirwa bishobora kuza mu kanya gato cyane. Yego. Ni nko kuntu ushobora kuba utwaye imodoka ukarangaraho gato wenda ugonze borodire kandi wari utwaye neza, wari witwararitse. Ibyo babyita kuvangirwa. Ntabwo ari we wivangiye, ni ibindi bije birakuva, ni Satani uje arakuvangira. Aho turimo neza, urimo kudusobanura neza. Noneho Imana ga ntimugifite, yaragukarabye. Imana yaragukarabye, ndi wabimenye. Imana yaragukarabye. Reka rero twihute kugira ngo ubwo buhanuzi rero urumva bwaraje. Yego. Bashukashuka habo. Yego. Ko azatera agatsinda. Bituma ajyana n'ingabo nkeya yari kujyana nyinshi. Yehoshafati ngo we ntiyabyumva. Yehoshafati aracyafite umwuka umubwira ngo ubu buhanuzi ntibuvuye ku Mana. Hari uwitwaga Yehoshafati. Imana ishimwe. Ndumva mfashirwa. Hari undi muntu witwa Yehoshafati. Yego. We ucyumva ijwi ry'Imana akamenya gutandukanya Imana ivuze n'itavuze. Uvuga ikintu kitwica nuko abantu batakimenya gusobanukirwa Imana ivuze niyo nyayo cyangwa siyo. Hanyuma Yehoshafati we yaragifite ubumana muri we.
amatwi yaracyumvira yari afite umwuka umumurikira. hanyuma ngo abwira Ahabu aramubwira ati ariko nta wundi muhanuzi usigaye, aba nibo bonyine utunze. aba magana ni yari magana 450. ubu barashize, nta wundi usigaye, nta wundi n'umwe. ngo nakunze Yoshafati ngo Mikaya aramubwira, ngo Ahabu aramubwira ati hasigaye umwe ariko simukunda, ntajya mpanurira amahoro. Urakoze cyane. Ubu dufite abantu tudakunda ngo badahanura amahoro. ubu mufite ariko none dukunda abantu kubera ko akubwira ibintu ariko byo bibi, kubera ko ushaka indege, kubera ko ushaka kugenda muri Amerika, kubera ko ushaka kurira indege nyine vuba, kubera ko ushaka amafaranga. Iyo nyota niyo ufite, niyo wa muntu nawe ukwegera ahubwo ati rata urayabonye, uwo niwe ugira inshuti n'ubushaka kandi uragiye ukamukiri wawe akarya ry'ibyawe akazimuhe. Ubu dufite abahanuzi bameze nk'abacancuro, baba mu ngo z'abakire, yego abana babo biga ku bakire, yewe bakazavuga ati umwana wanjye agiye kujya ku ishuri uzabanzuze umusengere twumve icyo Imana ivuga kuri uyu mwana. Nuko bameze. Noneho ngo Mikaya aramubwira ati wivuga gutyo nyagasani, uwo nawe muzane twumve icyo Imana ivuga. Kuba umwanga ntago ari ngombwa ko Yoshafati urwo rwango rwawe, Yoshafati ari kumva hari ikintu kibura, yego barahanuye ariko ari kumva hari ahana arumva atari Imana ivuga. Uwo nawe nase ngo baramuhubukana baramuzana, ngo wagiye kumureba ari umugabo w'ingabo, ngo aramubwira ati abahanuzi 450 bose bahanuye ku mwami atabara agatabaruka, none nawe nugerayo bahise bamu ati nawe abari byo uhanura. Urumva ayo ubwo bahanuzi ninde abanje kubimubwira mbere? Intumwa y'umwami ati nawe abari byo uhanura, yego ngo aramubwira ati aramubwira ati ndahiye Imana ihoraho n'ubugingo bwawe, ndavuga ibyo Imana mbwiye. Ngo akigerayo ngo asanga abahanuzi bose baricaye baricaye bavuga ati ngaho nawe shyira hagati y'igishwa kawe abantu 400 ni benshi cyane. Ngo abitegereje abona bose barindagiye. Nanjye nubwo ntari umuhanuzi w'igitangaza ariko nsigaye nitegereza abantu nkabona bari ukabona hari abarindagiye, nkabona neza hari mu gice cyarindagiye. Ukabona umuntu amaze imyaka 50 mu itorero ahanura, cyangwa se avuga n'ubutumwa bisanzwe, ariko ukabona aracyagendera mu bintu bimeze nk'ikigare. Kandi Imana ntago ari ikimine, njye bibwira abantu oya ntago ari ikibina. Imana ntago n'umutima w'umuntu ku giti cye. Noneho ukabona umuntu mukuru ungana nawe umaze imyaka nk'imade mu itorero, yego ngo we ngaracagendera kuri runaka, ngo ubwe Imana we akorera, yego ni Imana nyabaki isanguyu ikanguye. Nanjye ibyo bintu njya mbyibaza ku buryo njya gukora ikintu akabanza ari wowe mpawudi akaba ari wowe ukanamubaza, ariko burango runaka ngo wenda tuvuge turi inshuti, dufite n'undi muntu wenda w'inshuti, ariko wenda ni inshuti yanjye cyane weho muzaranye gake, nonge nkabanza nkakubaza urumve turi inshuti, nkabata ariko burano runaka buriya bino bintu nabimukorera cyangwa se namusabibira, none wowe ukabanza ukambwira, kandi ubwo sinzi wowe uko mumeranye, wasanga wenda we hakwanga cyangwa se umwanga nge simbizi, ariko njye nkubaje nanjye ngo ndi inshuti yawe, ubwo ahita wamunga numbwira ati uramurekesha urasura mubaza iki, wabyumvise? None wongeye nkahita ngendera nkaho mbere y'umuhanuzi wagira ngo ni nk'Imana uyoboye, nkahita mureka nkamwanga koko akunyumvira nyine. Ahabu atumye uwo araza ngo abarebye abitegereje, ngo arababwira ati tabara uzatabaruka, ko numva ari byo bako ningo yakavuga ati ko numva bagushutse se bagutaye mu mwobo ngo baze kwemera. No ngo Ahabu nawe yumva uburyo yarasanzwe amuzi, siko avuze, yego nabagira mwako ngo aramubwira ati Mikaya ngurayize kangahe, yego se ngo none aramubwira ati none numva uko Uwiteka avuze. Amen, haleluya, amen. Noneho umva uko Uwiteka avuze, noneho ngaho tega amatwi, noneho uremeye kunyumva, tega amatwi. Nagiye kugira iyerekwa ngo mbona ingabo z'Abayisiraheli ngo zitatanye, ngo zimeze nk'intama zitagira umwungeri, ngo numva ijwi rimbwira ngo izi ni impehe zitagira umwami n'izitahe, yego. Ngo wa mugabo witwa Sedekiya, ngo wawe undi nakubwiye wari wabanje amaheri, ngo yahitsaguruka mutera mu rushyi, ndakorahiye, ngo aramubwira ngo umwuka yamvuye makuza mu ryari. Abahanuzi bararwanya nubundi nubu bari kurwaherekera nyirubwo icyo nshatse kuvuga utareka ibyo tubiretse, ariko abahanuzi urumva bahise barwana, urumva hano ntabwo ari ibya none, ahuze kari byo. Ibi bintu tubona mu nsengero z'intambara, izi ntugunda za none zahozeho,
yahise asimbuka amutera urushyi aramubaza ngo umwuka yamvuyemo ryarakuza nkaho ari we tiyo imucometsemo imujyana mu mwuka. Ngewe Imana urumva yandeka. Hari abantu bazi ko Imana ari iyabo, mu rusengero bazi ko Imana ari iyabo, abahanuzi bazi ko Imana ari iyabo, aribo bayifiteho uburenganzira. Ngomba kwigiraho mbabajije, ngomba gukora ikintu mbabajije, ngomba kubaka mvuye kubabaza, ngomba kujya kurangura mvuye kubabaza, ngomba gushaka mvuye kubabaza, ngomba kubyara n'abanyuzeho. Hari abantu bazi ko ibyanjye bigomba kuba kuri bo bibanyuzeho. Ati kandi nutababaza bizanga. Imana ni data wa twese mwiza. Yego. Nta muntu uhindushaho ubuzare. Njya mbwira abantu Imana ni iyacu twese, nta muntu uhindushaho ubuzare. Ku buryo navuga ngo ntago igomba kubanza kunyura kuri banuza, ntago nanyura kuri apotre kugira ngo ugere ku Imana. Izayi ndamukunda, umushumba w'itorero rya ADEPR mukuru, ariko nawe si igomba kumunyuraho indetse, ariko siwe nanyuraho ngo ngere ku Imana. Yego. Mfite umushumba mwiza nkunda Kimihurura witwa James, ariko siwe yanyuraho njya ku Imana. Ubu ugomba weho kumenya ngewe inzira ijya ku Imana, guhura n'Imana. Urayizi? Ntago nge mukuru wanjye, reka ngurugero, ndefite mukuru wanjye ntago afite ubuzare kuri data kundusha, ku buryo najya kugera kwa papa ngo maze ngo se nge kureba data. Reka twese se turabe. Yego se kuki se manza kunyura kuri mukuru wanjye? Bya bintu nyine nakubwiye mbere. Noneho rero ngo amukubita urushyi, ngo Mikara amubwira tuzabimenya umunsi uzaba uri kwiruka uhunga, nibwo uzamenya ko Uwiteka aruvuganye nanjye. Cyangwa se bwapi ngo ahindukira Ahabu, aramubwira ati Ahabu we, ngo Ahabu wese avuga ngo ni mu muboha amaguru babohende Mikaya, mu mujyane mu rugo rw'ibwami, ngo mujugunye mu nzu y'imbohe, ngo umugabure ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano. Azabiva hari uko azava hari uko ntabarutse. Ngo ahita avuze ati muraba mwumva rubanda mwese, uyu mugabo natabaruka Uwiteka azaba atavuganye nanjye. Bahita bavuga ati Ahabu we yasaze, bambe Mikaya ati wasaze. Nicyo nashaka kuvuga ni igiki? Nashaka kuvuga ngo ubuhanuzi bw'ikinyoma n'ubuhanuzi bw'amarangamutima n'ubuhanuzi buvangiwe buratandukana. Urumva abahanuzi b'ibinyoma bavuze, abahanuzi b'amarangamutima bavuze, ariko haje uw'Imana. Ubwo rero urumva ko bwarwanyijwe, bivuze ngo n'ubw'Imana bushaka kubwemera. Ubuhanuzi bw'ukuri bwararwanyijwe. Ubwo se n'ubyumva ahubwo mbwira igihe babwemeye, ninde muntu wegeze wumva yemera umuhanuzi w'ukuri? Hari aho muri Bibiliya ntago mpibuka neza, abahanuzi ni Yesaya ni Yeremiya, aho bashize ibicaniro ngo barabanza nabo bariyesura waraza bwa Eliya. Bwaremewe. Eliya se we yagiye kwemerwa atabanje guhunga. Ese baramwemeraga. Ndwibuga umugore wa Ahabu Mikali, ngo yaravuze ati uyu munsi nintaguhanya n'abahanuzi banje wishe Uwiteka bimpore. Ngo Eliya agahunga komongana bikajya naho ashaka kwiyahura, ajya mu giti munsi y'igiti, kugeza igihe yaziye nyine icyo gihe akavuga ati teranya abahanuzi duhurire ku musozi Karumeli tubarebe Imana nyamana. Arega ndagira ngo umenyeshe abahanuzi b'ukuri ntibajya bemerwa na n'ubu. Nubona umuntu bamushagaye ujye umenya ko nta kuri ku murimo. Nubona umuntu bagira n'ikirwamana ugendera kure arimo Satani. Urani ni Satani. Ubundi kikubwira yuko ibi ubundi hari umuti uryoha. Ubaho so ubaho wanyweye imiti we ntaho baho, habe na ya yindi ya vitamine. Hari witwa vitamine cyo koza we nawo, hari indi biyishamikiyeho ku ruhande rurakura. Hari imiti bajya banywa y'abana wenda, hari indi miti ngo y'ama vitamine ngo ya peti, ya peti bari banywa iri mu tuntu tumeze ngo, ariko ubwo n'umuntu wabuza peti niyo mpamvu biryohera banyunyuza. None rero ariko nawe ntiwanywa tubiri wumva bitangiye kubira ko ni umuti. Umuti urasharira, umuti urabiha, nyine ni umuti. Buriya reka nkubwire, amazi tujya tuyanywa tuyakunda amazi, ariko buriya tuyanywe ari nk'umuti bayatwandikiye nayo washobora zatugora. Ijambo ry'Imana rero ni umuti. Iyo watangiye rero kuryumva nk'iriryohereye, ubwo tayari watangiye kugira ikibazo. Ko nasomye amagambo Yeremiya yaravuze ngo naraririye rindyohera nk'ubuki, ngo ariko rigende mu nda rinsharira nk'umubirizi. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ijambo ry'Imana rifite uburyo iyo rikugezemo urabyumva hari ibintu wumva bihindutse. Rero abantu bakwiye kuba batandukanya ibyo bintu uko ari bitatu. Twari tugeze kuri bwa buhanuzi rero bwa gatatu bwitwa ubuhanuzi
noneho bwitwa twavuze ubw'ikinyoma yego twavuze ubw'ikinyoma yego tuvuga ubw'amarangamutima kuvangirwa n'ubw'amarangamutima none ubw'ikinyoma tuje kubw'ikinyoma rero ubw'amarangamutima mwambumvishe n'ubwo kuvangirwa nubwo tubivuzeho gake tuzabisubira oya nta kibazo ko twabyumvise noneho ubw'ikinyoma aho niho nshaka buza buterera ubuhanuzi bw'ikinyoma ni umuntu ubanza akaza hano uburoho bwaradutse niko nshaka gutangariza bene data abari mu Rwanda abari mu mahanga abari muri Amerika namenye ko ngaba diaspora bakunda ubuhanuzi ndashaka kubaha amakuru rero ubuhanuzi bw'ikinyoma ndagira ngo mbubabwire uko babumva ni umuntu ubanza akaza hano gutata amakuru warabanza akaza umwe arabanza akaza ngenda abanza nkaza ntabwo umuhanuzi w'ikinyoma kenshi ntabwo bakora ari umwe bakora ari nk'itsinda n'itsinda noneho nge nkabanza nkaza hano ariko nkorana nawe tukaganira nkabanza nkareba situwasiyo z'iwawe nkakwikundishwaho tukaganira ukambwira ubuzima bwawe ukambwira byose nkanacekinga neza niba ufite kashi niba hari ikintu kikuvaho yego namara kubimenya nkaza nkabwira undi muhanuzi mugenzi wanjye w'ikinyoma ubwo nkamubwira ati ngiye kukohereza runaka nzakohereza umuntu ugusengera nkavuga nkubwira ati nzakohereza umuntu ugusengera aza gusengera ufite umuntu w'umuhanuzi urebayo aze we hagusengera ataze noneho nge nkabanza nkakunyuraho nkakubwira uko igitanda cyawe gishashe ko warabimbwiye nkakubwira uko intebe zimeze muri saro nkakubwira byose nkakubwira ati n'utundi tubangana kose utwo twaganiriye kandi uwo muntu nkatubwira wa muhanuzi hanyuma nkazabwira ati cyangwa uzaze umusange mu rugo gusengera kugira ngo ajye abikubwira ajye abikubwira ati ntufite intebe zisa gutya ati mbega umuntu ureba yo ati amarido yawe ntasa gutya ati n'amatara tamatara nta maza gutya ati ntufite televiziyo imeze uku ati se ati ntufite wawe ntihameze ni hadekoye ukuntu ati ubundi kubireba ati nagezeyo tubundi kuhakurura nagezeyo ndi kuhakurura iki n'igitanda cyawe kugira ngo ubyemere gisuku n'amashuka ashasheho ubu ubasuku atugira amashuka asa gutya kuyabona tinduyagira tindayagira kindi kubibona neza ati byo Imana yabinye ti harya ntufite umushinga wo kujya kurangura mu Bushinwa ati Imana ibinyeretse neza ariko uri kubura amafaranga kubona ari mw'intamba myiza amafaranga urumva kubera ko baganire na mugenzi we hanyuma yarangiza wowe ukavayo ujyanye ubwo buhanuzi Imana irambwiye kabisa reka munyenyeshe ubwo buhanuzi si ukuvangira ubwo buhanuzi si amarangamutima ubwo babwita ikinyoma ni ikinyoma cyateguwe cyapanzwe ni ikinyoma abantu ubwo bureze nibwo buhanuzi ro bubweze kandi ikintu kimbabaza babubesha umuntu wo mu rusengero wo mu nzu y'Imana nyine ufite uburenganzira kuri data ukwiye kuba nawe ajya kwa data akamubaza amakuru uwo muntu ubwo avuye kuri abo bantu bapanzwe akajya ahandi bakamuhanurira ibindi bintu akumva ko bisa na akumva ko bijya gusana bya bindi babantu baganeye bamubwiye byagenda bite atavuga ati Imana niyo yavuganye nabo none yagiye ahantu bakamumiranye n'ibyo ahita avuga ko babandi bahanuye ibindi bavangiye abo bamubwiye ibindi batamubwiye bya bindi babandi bamubwiye abo nibo bavangiwe nibo babanyabinyoma akanavuga ati sinzagaruka mwebwe mwami banyamitwe abantu rero ntibaramenya kubitandukanya abantu kubera kuba mu Kigali kubera kumera kubera mu Rwanda habaye umuko w'ubupfumu cyane yego abanyarwanda baracyameze nk'abaraguza no mu rusengero tumeze nk'abapfumusi nk'abaraguza ku buryo umuntu ajya gukora ikintu ngo akamaniye gushaka umuhanuzi kubera kumenyera umwuka w'ubupfumu n'ubundi bintu byose nibyo ariko ngewe urukundo mfitanye na data mfitanye n'Imana yego singomwa mu ruranyobora gute yego rurimo kunyobora gute kuki ntasenga Imana nkayibariza hanyuma ikabishyiramo nkumva nkunze icyo kintu nshatse kugikora yego iki kiganiro ni Imana ikampa ubwenge bw'uryo nagikora kuki binsaba kumanza kuza kukubaza none abantu n'abashyiramo ishyari umuntu wamugisha inama wambwira ati ngiye gukora iki ahubwo ati ntabwo Imana irambwira ati ntabwo kizashoboka kubera ko arimo kubona wenda cyadakora afite ishyari umwuka w'ishyari cy'uko ugiye gukora cyakana amagambo muri Petero avuga ngo nuko nimwiyambure
igomwa ryose isari no gusebanya ngo byose mubireke ngo mumere nk'impinja zivutse vuba. Ibintu by'ishyari no kujya mu bireke ntacyo binamaze, mumere nk'impinja. Saka Imana nkawe. Yego. Bana n'Imana nkawe. Ubwawe uri kumwe n'Imana. Wowe reka ibyawe bane n'Imana. Wikomereza inzira. Iri jambo dusomye ryavuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe. Yego. Mu minsi y'ubusore bwawe. Yego. Iminsi mibi itaraza. Kuko niza uzashayisha ujya hari nakubwiye. Baravuga iminsi mibi ko nigwe. Iyo wanze gusenga. Iyo wanze gusenga uguwe neza usengurira. Kandi usenzurira byandi bajya bavuga ngo Imana muzayishaka nayo ibihorere ngo izabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Iyo wanze gusenga mu gihe cyiza mu gihe kibushaka Imana ikagutera umugongo. Ukwiye kubusenga ubumeze neza. Nyine ugasenga ubureba ko umeze. Urabona imbaraga ufite? Yego. Nibwo ukwiye kubusenga nta kibazo ufite mu nzu harimo ibyo kurya umuriro ufite. Ariko se no mu gihe kibi usenga. Noneho umva rero nkubwire mu gihe kibi mu munsi wa munsi mwine twasome. Yego. Iyo wibutse umuremyi wawe iminsi mibi itarazi iminsi mibije Imana yirakwibuka. Yego. Iyo wewe wayishatse mbere iyi minsi mibi zirakwibuka. Yego. Ntago wibigugira. Ntago urwana n'iminsi mibi. Iminsi mibi Imana yigusuramo. Arega reka nkubwire ngiye kubera ko turi inshuti. Ubugize ibyago si ngombwa ngo umbwire ngo nkeneye ibi. Inzi wawe mbere. Ariko iyo wanyiriyeho uranyinginga umpendahenda sinazi. Ikibazo abantu bafite rero banze gushaka Imana mu minsi myiza. Akigenda mu modoka nziza akikata nyine akibaka etaje nziza arabyanga nyine arabyanga ahubwo bari kuyishaka kubera yuko haje amakuba. Byabe n'agaturika barimye ngo ariko amakuba yaza ariko ibyishimo byaza tukayitera umugongo. None ibyishimo iyo bije dutera Imana umugongo amakuba yaza tukayirukankiraho nihinduka data. Muri ibyo bihe byose se niwayibaho cyangwa se ukayivaho. Nubundi iyo wubashye umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe n'iminsi mibi yije warayubashye ikubaho usanga kabone nubwo waba utarimo kugenda nubwo waba utari gusenga wenda utarimo kuvanga uri gusenga niyo bya bindi ngayo wasenze agutunga mu gihe cyo kugotwa. None se ndakubwiye yuko muri serumu basenga. Barumva ngo basengera mata umuntu uri muri serumu ibyo bintu mwagiyemo bireka. Umuntu uri muri koma asenga ryanje byaragemeye niba bayumva atungwa na ya masengesho wasenze mu minsi y'ubusore utaragotwa nyine. Ese Emi ntago tugira no kumusoza abantu bataza kuturambira. Yego kuko turimo gusoza. Ntago uragera igihe ngo ubura amasengesho usenga. Jafe ntago uragira amakuba ngo ubura amasengesho. Nawe kuko kubera ko muri inosi tugira ibihe byiza n'ibihe bibi. Nta muntu cyo kudatuye ku mubumbi. Niyo mpamvu rero uyu mwanditsi yanditse Salomo ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore. Iminsi y'ubusore yaravuze iminsi y'ibihe byiza. Wari uri kumwe n'Imana. Iminsi ishobora kwigurira brusheti. Iminsi ishobora kugura gasamake. Iminsi nagura ikiro kiroti. Iminsi nagura iminsi myiza. Iminsi nasohokana abana tukajya gutembera. Iminsi najyana n'umugore wanjye tukajya gutembera tukajya ku mazi. Iyo minsi Bibiliya yambwiye uyu mwanditsi yavuze ngo ujye wibuka umuremyi wawe. Iminsi mu rusengero baba bari kubaka ko bwati dutera inkunga y'isima ukayibona. Iminsi korari yabiri kugura ibyuma ugatanga ibihumbi 100. Iyo minsi myiza ko ari iminsi ubutazabibona. Yego ntago bihoraho nyine nicyo bivuze. Rero icyo gihe uzibutsa Imana iki? Imana n'abantu bazakwibuka. Uzayibwira ati Imana wakoze iki gihe wari umeze neza. Ubwo iyo bivuze ni hahandi wipevera. Urimenya nyine ko nawe igihe wari ubifite warimenyaga. Turimo gusoza. Yego. Reka turimo gusoza reka mubaze ikibazo kuko iki kiganiro ni cyiza ntabwo ari n'ikiganiro ni ubutumwa ariko ni ikiganiro gishinze ku butumwa bwiza. Yego. Ubwirije neza cyane. Ubiyo nza kuba wenda mfite nikofa ngaha ni ndimo kwiganirira ariko ngiye kuvuga ngo natanga ituro kuko nta tegeko ribihana ariko ubwirije neza cyane n'abantu bazumva iki kiganiro babanze basobanukirwe bino bintu nyine tubwirije tuvuze ko ibi bintu hanze birahari. Twabonye iyo myuka cyangwa se twabonye ko kuvangirwa gutatu
yego noneho tuje kugaruka rengeye kubariza ikibazo abantu duhita dusoza. Ni gute rero umuntu yahita amenya ubuhanuzi direct atongeye nawe ngo kujya kubaza ngo agahita amenya ngo nkuko wavuze ngo we yumvaga hari ikintu kibura wa wundi witwa witwa Yehoshafati ese yumva ko hari ikintu kibura. None ni gute umuntu yahita yumva rero ko hari ikintu kibura ubwo buhanuzi buje agahita yumva ko ari ibinyoma direct atiriwe avuga ngo nzabisengera? yego Ni gute umuntu yabimenya ati? hari uburyo bubiri yego karamvuge nihuse. ubwa mbere imibanire ubanye n'Imana ikwemeza ibintu Imana iri kuvuga ko yaba ari wowe. imibanire usanzwe ubanye n'Imana. yego ese waraye mu busambanyi, waraye ku kabari, ufite indaya mu rugo, barakubeshe ngo mbonye inzira yawe iharuye, wa mungana ubwira haruye koko wowe se wowe unisubiyemo ndumva ko bari kukubesha. bari kukubesha iyo Mana ibonye iharuye itabonye kandi uzi ko ibyo warayebo. iyo Mana wowe ndi wakumva. Bibiliya avuga ngo intama zanjye ndazizi, ngo niyo zivuga ndazumva, ngo kandi nanjye iyo mvuga intama zanjye zumva ijwi ryanjye. ijwi ry'Imana yubana n'Imana neza uraryumva, wumva ibihe byiza biza muri wowe. nta gihe umuntu araguhanura ukumva ibihe byiza bikukuzamo cyane, ukumva ahubwo n'ibyo arimo guhanura biri kugukora. ukumva akaba n'undi uhanura akose ko ibintu biri kuva ko numva nambeshyira ahubwo ko Imana yaba yayobye cyangwa se yibeshye ku muntu. Ukibaza niba Imana yibeshya ku muntu. ibyo rero biba ikimenyetso cy'uko harimo amarangamutima cyangwa kuvangirwa. Narebye ikiganiro buriya usanze ndimo kureba ikiganiro cy'umugabo ngo witwa ngo ni utanga rw'amaboko. uyu ngo wise ngo umupfumu ariko ngo n'u Rwanda, niba ari u Rwanda, niba hari ibintu avuga nge buriya nicyo wasanze numva urambwira ati nagira ngo mbanze numva ko uyu muntu ubundi koko werejwe ibi bintu ameze nk'umuntu nyine wabyerejwe, ubona ari nk'ibintu yarabyerejwega n'ubundi impamvu ahubwo uburyo yabyerejwemo kuko twebwe ubundi kuva na kera ariko ibintu mbabwira ko tuzabiganira. Reka tuzakora ikiganiro cyabyo, reka tubiretse tuzakora ikiganiro cyabyo kugira ngo abantu bazabyumve neza tutabivanga. niyo mpamvu kandi natangiye mvuga ngo umwuka w'ubupfumu wahoze mu Rwanda n'ubu ngubu abantu bashaka kuba abapfumu baba mu rusengero. yego reka tubashimire mwebwe mwari mudukurikiye. yego nari ndi kumwe n'umukozi w'Imana umuvugabutumwa Jafeti, njye kuri kamera ni Emi, kuri mikoro tubaha ibiganiro byiza, naho ubutaha mu bindi biganiro tugera tubaha ibiganiro kandi byiza. yego mudukunde, mukore subscribe, mwumve ubutumwa bwiza, mukore na share. yego naho ubutaha Imana ibarinde. ciao, murakoze cyane.